Ndabashuhuje mwese abakurikirana ibiganiro byo kuri uru rubuga rw'Injyana mu byiza. Ni Ndimurwayo Jean Bosco ubasuhuza. Nyuma y'ikiganiro tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya mbere, aho dusoma amabwiriza ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ajyanywe n'itangwa ry'inyongeramusaruro ku bahinzi. Ikiganiro tumenye ibikubiye mu nyandiko nimero ya kabiri cyo kijyanye no gusoma amabwiriza ya Minisitiri yerekeye gutuza abantu. Mu gusoma aya mabwiriza ntituri busome ibijyanye no kumenya ibirimo, ahubwo turahita twinjira mu mabwiriza nyirizina, kandi turasoma gusa inyandiko yo mu rurimi rw'Ikinyarwanda yatangajwe mu igazeti ya Leta nimero 26 yo kuwa 30 Kamena 2025. Amabwiriza ya Minisitiri nimero 007/07/01 yo kuwa 30 Kamena 2025 yerekeye gutuza abantu. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ashingiye ku iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 002/03 ryo kuwa 7 Gashyantare 2024 rigena intego, inshingano n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo bya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'Inama y'Igihugu y'Abantu bafite ubumuga, cyane mu ngingo yaryo ya 3. Amaze kubona ko mu gutuza no kwegurira abaturage inzu harimo ibibazo byinshi birebana n'itangwa ry'ibyangombwa by'ubutaka, inyubako zangirika, imibereho y'abatujwe ndetse n'imicungire y'imishinga, amaze kubona ko ari ngombwa kugena uburyo Leta n'abafatanyabikorwa bayo bakurikiza mu guhitamo, gutuza, gucunga no kwegurira inzu umuturage, ndetse no kugena inshingano z'utuzwa n'uruhare rwa buri rwego bireba mu micungire y'inzu, asubiye ku mabwiriza nimero 001/07/01/2017 yo kuwa 5 Nzeri 2017 agenga uburyo bwo gutuza no kwegurira inzu abantu batujwe na Leta. Ashyizeho amabwiriza akurikira. Ingingo ya mbere. Icyo aya mabwiriza agamije. Aya mabwiriza agena: uburyo Leta n'abafatanyabikorwa bakurikiza mu guhitamo no gutuza abantu. Uburyo bwo gucunga inzu zatujwemo abantu. Uburyo bwo kwegurira inzu uyituyemo. Inshingano z'umuntu watujwe. N'uruhare rwa buri rwego mu micungire y'inzu. Ingingo ya kabiri. Isobanura. Muri aya mabwiriza, gukodesha inzu bivuga gutuzwa mu nzu na Leta ku bw'amasezerano, uwatujwe akishyura ubukode. Gutiza inzu bivuga gutuzwa mu nzu ariko igakomeza kuba iya Leta kugeza uwatujwemo abonye inzu ye cyangwa avuye mu nzu kubera izindi mpamvu. Inzu bivuga inyubako yo guturwamo hiyongereyemo
ibice byo hanze biyigize, ubutaka yubatseho hamwe n'ubutaka butubatseho buyikikije, hakurikijwe imbibi z'ubwo butaka n'ibikorwa remezo bituma ibasha guturwamo. Kwegurira inzu bivuga gutuzwa mu nzu kandi uwatujwe agahabwa n'icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka bijyanye. Umufatanyabikorwa bivuga umuryango utari uwa leta, sosiyete sivile, uwikorera cyangwa undi muntu wunganira leta mu gutuza no kubonera inzu abatishoboye. Ingingo ya 3. Abarebwa n'aya mabwiriza. Aya mabwiriza areba ibyiciro bikurikira: abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abatishoboye bari ingabo bamugariye ku rugamba. Abatishoboye cyangwa abandi bantu leta yubakira ikanabatuza kubera ibikorwa by'inyungu rusange cyangwa kubera ishyirwa mu bikorwa ry'ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka. Abatishoboye cyangwa abandi bantu leta yimura kubera ko batuye ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Abatishoboye cyangwa abandi bantu leta yubakira ikanabimura kubera ibiza. Abatishoboye bubakirwa na leta kubera ko badafite amikoro yo kwibonera inyubako yo guturamo cyangwa kwikodeshereza inzu yo kubamo. N'undi muntu leta yabona ko ari ngombwa guhabwa inzu yo kubamo. Ingingo ya 4. Ibigenderwaho mu gutoranya abantu bo gutuzwa. 1. Abantu batuzwa batoranywa hagendewe ku bipimo by'imibereho y'ingo n'ibyiciro bijyanye n'ubukungu babarizwamo bikurikira: utishoboye warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 wemejwe na komite ihagarariye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, utarubakirwa, udafite undi umufasha kandi afite ubumuga bukomeye. 2. Afite uburwayi bukomeye. 3. Ageze mu zabukuru. 4. Ari intwaza. 5. Yarapfakajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi kandi atishoboye. 6. Ari imfubyi ya Jenoside yakorewe Abatutsi itishoboye yirera. 7. Cyangwa afite indi mpamvu ikomeye yashingirwaho kugira ngo uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utishoboye yubakirwe inzu cyangwa yegurirwe inzu yubakiwe. Utishoboye wari ingabo yamugariye ku rugamba wemezwa na komisiyo ifite mu nshingano gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari ingabo batishoboye. Utishoboye cyangwa undi muntu leta yimura ikanamutuza kubera ibikorwa by'inyungu rusange cyangwa kubera ishyirwa mu bikorwa by'igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka wemejwe n'inama njyanama y'akarere cyangwa iy'umujyi wa Kigali ishingiye ku nshingano ugiye gukorwa. Utishoboye leta yimura
kuko atuye ahantu hashyira ubuzima bwe mu kaga, wemezwa n'inama njyanama y'akarere cyangwa iy'umujyi wa Kigali. Utishoboye cyangwa undi muntu leta yimura ikamwubakira kubera ibiza, wemezwa na komite y'ibiza y'akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Undi munyarwanda utari mu bavugwa mu duka A, B, C, D na E. 1. Ufite ubumuga butuma adashobora kwiyubakira inzu cyangwa kuyikodeshereza. 2. Ugeze mu zabukuru udafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu cyangwa kwikodeshereza. 3. Udafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu cyangwa kwikodeshereza utarigeze ahabwa icumbi. 4. Cyangwa ari imfubyi yirera kandi adafite ubushobozi bwo kwikodeshereza cyangwa kwiyubakira. 2. Umuntu uri mu cyiciro giteganyijwe mu gika cya F atoranywa n'inteko y'abaturage ku rwego rw'umudugudu. Raporo ikohererezwa inama njyanama y'akagari kugira ngo iyisuzume, nayo ikayoherereza inama njyanama y'umurenge kugira ngo iyisuzume, nyuma akemezwa n'inama njyanama y'akarere cyangwa iy'umujyi wa Kigali. Ingingo ya 5. Uburyo bwo gutuzwa. Gutuzwa bikorwa mu buryo butatu bukurikira. A. Gutiza inzu. B. Kwegurira inzu. C. Gukodesha inzu. Ingingo ya 6. Gutiza inzu. 1. Umuntu utizwa inzu n'udafite ubushobozi bwo kwibonera inzu yo guturamo cyangwa kwikodeshereza, cyangwa undi umuturage utuzwa na leta kubera ko akarere cyangwa umujyi wa Kigali babona ko ari ngombwa. Uyu muturage agomba kuba nta ruhare yatanze ku nzu. 2. Umuntu watijwe inzu agirana amasezerano n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali agaragaza inshingano ze n'iza leta ku micungire y'iyo nzu. Ingingo ya 7. Kwegurira inzu. Umuntu wegurirwa inzu ni A. Uwagize uruhare mu kuyubaka uko rwaba rungana kose. B. Cyangwa undi muntu minisitiri ufite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano yabona ko ari ngombwa. Ingingo ya 8. Kwegurira gufite itambamira ku kugurisha, gutangaho ingwate no kuzungura. Uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utishoboye n'ingabo yamugariye ku rugamba itishoboye bahabwa icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka, ariko hagashyirwamo itambamira ry'uko kuyigurisha, kuyitangaho ingwate, kuyizungura bisabirwa uburenganzira akarere cyangwa umujyi wa Kigali. Ingingo ya 9. Gukodesha inzu. 1. Umuntu ukodesha inzu ni umuturage utuzwa mu nzu yubatswe na leta cyangwa umufatanyabikorwa wayo akayibamo ku kiguzi runaka. 2. Umuturage ukodesha inzu agirana amasezerano n'akarere cyangwa n'umujyi wa Kigali agaragaza ingano y'ikiguzi cy'ubukode, inshingano ze n'iza leta mu micungire y'inzu. 3. Ingano y'ikiguzi cy'ubukode bw'inzu yemezwa n'inama njyanama y'akarere cyangwa iy'umujyi wa Kigali
hagendewe ku ngano y'inzu, aho iherereye n'imibereho y'utujwe. Ingingo ya 10. Kwamburwa uburenganzira ku nzu. 1. Umuntu watujwe mu nzu yubatswe na leta cyangwa umufatanyabikorwa wayo arayamburwa iyo: a. ayigurishije, b. ayigwatirije, c. ayifata mu buryo bunyuranije n'ibikubiye muri aya mabwiriza, d. ayitaye, e. yayihawe afite indi cyangwa atujuje ibisabwa, f. ananiwe kwishyura ubukode hagashira amezi 3 nta mpamvu yamenyesheje ubuyobozi, g. abonye ubushobozi bwo kwibonera iye, h. afite imyitwarire itagishoboye kwihanganirwa n'abaturanyi be nyuma yo kugirwa inama bikagaragara ko yananiwe kwikosora, i. cyangwa yanze gutanga uruhare asabwa mu gufata neza ibikorwa remezo cyangwa imishinga ahuriyeho n'abandi kandi bigaragara ko abifitiye ubushobozi. 2. ingwate cyangwa ubugure bw'inzu bikozwe uwatujwe atabiherewe uburenganzira nta gaciro bigira. Ingingo ya 11. Inshingano za leta. 1. Minisiteri ifite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano ifite inshingano zikurikira: a. gutanga umurongo ngenderwaho mu guhitamo, gutiza cyangwa gukodesha inzu no kwegurira inzu abaturage, b. gufatanya n'inzego bireba mu gushyira mu bikorwa aya mabwiriza, c. gutanga umurongo ngenderwaho mu gutegura abaturage mbere y'uko batuzwa, d. gufatanya n'abafatanyabikorwa mu kubonera icumbi abantu batishoboye, e. gukora ubuvugizi kugira ngo haboneke ingengo y'imari yo kubaka inzu zo gutuzamo abantu no kuzisana, f. gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza. 2. akarere cyangwa umujyi wa Kigali bafite inshingano zikurikira: a. guhitamo ahazubakwa inzu zo gutuzamo abantu hubahirizwa igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, b. gutegura no kwemeza urutonde rw'abagomba gutuzwa ku bufatanye n'izindi nzego bireba, c. gutegura abaturage mbere y'uko batuzwa na nyuma yo gutuzwa ku bufatanye n'abafatanyabikorwa, d. gukurikirana imicungire y'imishinga ihabwa abaturage batujwe kugira ngo ibafashe kwiteza imbere, e. gusana ibikorwa remezo by'ahatujwe abaturage no gusana inyubako zatujwemo abaturage bari mu cyiciro cy'abatizwa n'icy'abakodesha inzu, f. gukorana n'izindi nzego hagamijwe kureba niba ahatujwe abantu hari ibikorwa remezo by'ibanze na gahunda zifasha abaturage kwiteza imbere, g. gukurikiranira hafi imikoreshereze n'imicungire y'inzu n'ibikorwa remezo biteza imbere imibereho myiza y'abatujwe no gukorana amasezerano n'imicungire y'inzu n'abantu batijwe cyangwa bakodesha inzu, h. gutanga uburenganzira
bwo guhabwa icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka no gukurikirana ko abaturage babibona. Ingingo ya 12. Inshingano z'umuntu watujwe. Umuntu watujwe afite inshingano zikurikira: a. Gufata neza inzu n'ibikorwa remezo by'aho atuye. b. Kugirira isuku inzu hirindwa kuyishyiramo amatungo no kuyicanamo hakoreshejwe ibicanwa byangiza inyubako. c. Kwishyura ubukode bw'inzu iyo ayikodesha. d. Kwishyura amazi, umuriro n'ibindi bimufasha mu buzima aho yatujwe. e. Gufata neza ibikoresho asanze mu nzu kandi bigahama aho. f. Gusana inyubako atujwemo bidahinduye imiterere y'inzu, kandi aho bihindura imiterere y'inzu akabisabira uburenganzira akarere cyangwa umujyi wa Kigali. g. Kudakora ibikorwa bibangamira abaturanyi be. h. Kugira uruhare mu bikorwa by'imishinga ibyara inyungu n'indi igamije iterambere iri aho atujwe. Ingingo ya 13. Imicungire y'inyubako isangiwe. Abatujwe bahuriye mu nyubako imwe isangiwe, buri wese acunga igice cy'inzu yahawe hagendewe ku buryo yatujwemo, kandi akagira uruhare mu kwita ku bikorwa remezo ahuriyeho na bagenzi be. Ingingo ya 14. Gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'aya mabwiriza. 1. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu iyo bibaye ngombwa atumira inama igizwe na ba minisitiri bafite aho bahuriye n'imyubakire, imiturire n'iterambere ry'abatuzwa. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ayibera umwanditsi. Ku rwego rw'akarere cyangwa urw'umujyi wa Kigali, ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza rikurikiranwa na komite igizwe n'abantu bakurikira: a. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage cyangwa umuyobozi nshingwabikorwa wungirije mu karere ko mu mujyi wa Kigali, umuyobozi wayo. b. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere cyangwa umuyobozi w'imirimo rusange mu karere k'umujyi wa Kigali, ni visi perezida. c. Umuyobozi w'ishami ry'imibereho myiza y'abaturage, umwanditsi. d. Umukozi ufite imiturire mu nshingano mu karere. e. Abahagarariye inzego z'umutekano. f. Undi muntu akarere cyangwa umujyi wa Kigali babona ko ari ngombwa. 3. Aho umudugudu wubatswe, ishyirwa mu bikorwa ry'aya mabwiriza rikurikiranwa na komite igizwe n'abantu bakurikira: a. Umuyobozi w'umudugudu, perezida, ni perezida. b. Ushinzwe imibereho myiza, visi perezida. c. Ushinzwe umutekano. d. Ushinzwe amakuru. e. Perezida cyangwa ba perezida ba koperative aho ziri. Ingingo ya 15. Inama za komite. 1. Inama ya komite iterana nibura rimwe mu gihembwe n'ikindi gihe bibaye ngombwa. 2. Inama za komite ziganira ibijyanye no gutuza abantu n'imibereho y'abatujwe, harimo
cya mbere, gutanga umurongo ku bikorwa byose birebana n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo gutoranya abazatuzwa, gutiza, gukodesha no kwegurira inzu abatujwe, gufata neza ibikorwa n'imishinga bihabwa abatuzwa kugira ngo babashe kwiteza imbere, kugira ngo bibafashe kwiteza imbere. Kabiri, gukora isesengura ry'ibibazo bigaragara no kubishakira ibisubizo. Gatatu, gukora ubukangurambaga ku baturage batujwe hagamijwe kubazamurira imyumvire. Kane, gushaka no gufatanya n'abafatanyabikorwa mu kongerera ubumenyi n'ubushobozi abantu batujwe. Gatanu, gukurikirana uko abantu batujwe bashyira mu bikorwa inshingano zabo mu gufata neza inyubako, ibikorwa remezo n'ibikoresho bahawe. Gatandatu, gukurikirana uko imishinga yahawe abaturage ibafasha kwiteza imbere. Karindwi, gusesengura ibijyanye n'umutekano w'abatujwe. Karindwi, kwigira hamwe ibindi bikorwa bigamije imibereho myiza y'abatujwe. Ingingo ya 16, ingingo y'ururimi. Aya mabwiriza yateguwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ingingo ya 17, ingingo ivanaho. Amabwiriza nimero 001 akarongo kaberamye 07 01 akadomo 01 akarongo kaberamye 2017 yo kuwa 5 Nzeri 2017 agenga uburyo bwo gutuza no kwegurira inzu abantu batujwe na leta avanyweho. Ingingo ya 18, gutangira gukurikizwa. Aya mabwiriza atangira gukurikizwa ku munsi atangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Byakorewe i Kigali kuwa 30 Kamena 2025.